ijana ejo n'ubundi nakoreye 600 none harimo 3 byonyine nawe urya gusa ayo yose ubwo yose wayiruyashye uko wagira ngo ni iri kurya urubingo ry'amafaranga kamwerekere giye gukorera amafaranga n'inone natekereje bura business kera bura nuko giye ntazi hakuze kandi kuzitinze yavamo amafaranga bazuti yavamo vuze wera ngaha akunda kunyura mu bwoki agira umunsi giye kugwa no mafaranga uje muri nimba ndi kuganira n'umuntu wumva yamaye amafaranga uhita usoko uri kubara kuvuga atana amafaranga rwose aratwiye wumvishe uziko ariyo nama uvuga ati ndongera ntanganye Bega Imana kirafasha amafaranga njye wari wayataye imana uri murasa uzi amafaranga giye mbere yuko nyatoragure nari tujye no kuyareba amana oya uyareba we uyareba aya mafaranga nayanjye aya mafaranga nayanjye umva boss angara hari ikigega cy'amafaranga uratanga 2,000 byonyine wite winjira manu soka usanga abarimo ibiki nge nakinjamo nkango ndabona amafaranga reka najya muri ibyo mamayisha wiwese ka oya ntago winjiramo gutyo gusa bazinguye usa amafaranga yinjiranyemo ya nawe yamaye amafaranga 2,000 byonyine nawe mereze 2,000 uya amafaranga usoka umva rero nge hano nabifite igihumbi hari gahunda nagiye kabeze gwa igihumbi none nyasokana ndayakwiye imana imaye amafaranga utinjira na miyo telefone ntabwo usoke nyigere jayo bahantu n'abaturika n'amafaranga ariye amafaranga yanjye barayajyanye ibi bisambo ujye babagwe ndabavuga